Iki ni ikiganiro The Big Story, muri kumwe na Alex Ndemezo. Tugeze mu gitabo cyo Kuva. Ubushize twari mu gitabo cy'Itangiriro, tugisoza tubona ko ubwoko bwa Isirayeli bene Yakobo bari bimutse bavuye mu gihugu cyabo cy'Ikanani bari barimo bagiye mu gihugu cya Egiputa kubera ikibazo cy'inzara yari yateye, hanyuma bagahungira muri Egiputa kuko ariho hari ibiryo, kandi Yosefu yari yungirije Farao, ariwe muntu ushinzwe ibintu byose byo muri icyo gihugu. Igihugu bakigeramo barahirwa, ibintu bigenda neza. Bagiye ari abantu 70, ariko nyuma y'igihe kitari gitoya barabyara baroroka baba benshi. Muri iki gice cya mbere cy'igitabo cyo Kuva turaza guhera ku gice ku mutwe wa mbere kugeza ku mutwe wa 18. Imana irimo ivugana n'uburyo yakuye ubwoko bwa Isirayeli muri Egiputa ibugeza mu butayu. Ni ikiganiro The Big Story. Nyuma y'imyaka 400 haza undi mufarao, umwami wa Egiputa utandukanye n'uwaruzi Yosefu. Murabyumva namwe, iyo myaka yose abami bagiye basimburanwa kugeza igihe haziye undi. Ubu bwoko bwari bwarabaye bwinshi cyane kugeza ubwo Bibiliya ivuga mu gice cya mbere umurongo wa 7 w'iki gitabo ngo bari barabyaye, barororotse, baruzuye kiriya gihugu. Aya magambo iyo yumvise hari icyo akubwira. Dusubiye mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28, hari amagambo asa nkayo. Imana ibwira Adamu igihe yari ari mu ngobyi ya Edeni ngo mubyare, mwororoke, mwuzure isi. Ariko Adamu, uno mugambi w'Imana mugari wo kubana n'Imana, abantu bakabyara bakororoka bakuzura isi, ari ubwoko bwubaha Imana, arawica. Igihe asuzugura Imana akayigomekaho, akarya ku giti Imana yamubujije. Imana itoranya urundi rubyaro ari rwo ruza kuzamo Abrahamu, kugira ngo noneho yongere ireme ubundi bwoko bushya buzabana nayo buyumvira, bukororoka bukuzura isi. Muri bene Abrahamu tugera kuri Yakobo n'urubyaro rwe. Ahangaha turabona iri sezerano risohora. Nanone twibuke ko Imana yari yarabwiye Abrahamu ngo izogeza izina rye, izamuha urubyaro rungana n'umusenyi wo ku nyanja ndetse n'inyenyeri zo mu kirere. Ikindi kandi yari yaramusezeranije ko mu rubyaro rwe ari isi yose izaherwa umugisha. Uru rubyaro ruravuka, abantu bakuzura igihugu bari baragiyemo cy'ubusuke nyuma y'imyaka 400. Uyu mwami Farao mushyashya ntabwo abibona nk'umugisha, ahubwo abibona nk'ikibazo kuri we. Farao ahita agambirira gukoresha buno bwoko buretwa kugira ngo abice, abagabanye, ababuze gukomeza kororoka no kuzura isi. Birakomeza, agatangira noneho kujya yica abana b'abahungu abanaga mu ruzi rwa Nili. Muri icyo gihe rero akomeje kubica, nibwo havuka umwana witwa Mose, abyawe n'umwe mu Baheburayokazi. Yamubyara akabona ari mwiza, akumva kumwica bitamworohera, ndetse akamufata akamushyira mu gaseke, akamushyira mu ruzi rwa Nili nyine nk'uko bari barabibasabye. Ariko uyu Mose aza kwisanga mu maboko y'umukobwa wa Farao, agakurira kwa Farao. Uyu niwe uza kuza kuvamo umucunguzi w'Abisiraheli, ubakura mu gihugu cy'uburetwa bari barimo, akabageza mu gihugu, akabajyana mu gihugu Imana yabasezeranije. Mose aravuka, agakurira kwa Farao, akamara y'imyaka 40. Nyuma y'imyaka 40 Mose aza guhunga bitewe n'uko yari yishe umunyegiputa, akamara imyaka yindi 40 mu butayu. Nyuma y'iyo myaka, mu nkuru abantu benshi bazi cyane y'igihuru cyakumurira ariko n'igikongoke, Mose ahita ahabwa ubutumwa bwo kujya kubwira ubwoko bwa Isiraheli ngo buve mu gihugu cy'uburetwa bujye mu gihugu Imana yabasezeranije. Twibuke ko Imana yari yarasezeranije Abrahamu ko ubu bwoko bwe, urubyaro rwe ruzamara imyaka 400 mu gihugu cy'amahanga. Umutwe wa 5 kugeza ku mutwe wa 15 duhita tubona Imana na Farao bahanganye. Imana ibwira Mose iti genda ubwire Farao arekure ubwoko bwanjye, ariko nanone ikamubwira yuko ibizi ko azinangira. Aha byumvikane neza, ntabwo mu byago 5 bya mbere Imana iteza Farao inangira umutima we, ahubwo bitangira Farao ari unangira umutima we, hanyuma mu bindi byago bikurikiraho
kuva ku cya gatandatu niho tubona noneho Imana nayo ikomeza igatangira kunangira umutima we. Nubwo yari bizi ko ari bwinangira umutima, ahangaha imuteza ibyago 5 kugira ngo bimwumvishe kurekura ubwoko bw'Imana. Buri cyago cyari gifite imana ya Egiputa cyabaga gihanganye nayo. Ibyo byago uko ari 5 byashushanyaga imana za Egiputa basengaga uko zari nyinshi. Ibyo byago 5 birangiye birakomeza, Imana ikanangira umutima wa Farawo kugeza igihe ku cyago cya nyuma mu gice cya 12 habaho icyago cyo gupfusha abana b'imfura bo muri Egiputa. Ariko nk'uko Farawo yishe abana ba Isirayeli, ni nako nanone Imana igiye kumuhana ikica abana be b'imfura bose bo muri Egiputa bose n'uwa Farawo arimo. Aba bana barapfa, ariko bitandukanye na Farawo, ahangaha noneho Imana ishyiraho inzira y'uburyo aba bantu bari bukire bakishijwe n'amaraso y'umwana w'intama. Imana ibwira Mose iti ugende ufate umwana w'intama muwubage, musige amaraso ku nkomanizo z'umuryango. Aho marayika ari buze agasanga hari amaraso, ntabwo uwo mwana ari bupfe, aho atari buyasanga arapfa. Ibyo ni byo bita Pasika cyangwa kunyurwaho n'icyago. Ibi byashushanyagwa gukira atari wowe ubigizemo uruhare, ahubwo ukishijwe n'amaraso y'umwana w'intama watambwe. Byashushanyaga kuzaza k'umucunguzi nanone uzaza agacungura abantu kubw'amaraso ye. Biraba, Egiputa yose igacura imiborogo, hanyuma Farawo agafata umwanzuro noneho wo kurekura ubwoko bw'Imana bugasubira mu gihugu cyabo bukajya kuramya Imana. Arabarekura, ariko bagera imbere umutima we nanone ukongera ukinangira, Farawo akabakurikira. Bagera ku nyanja itukura, Abisirayeli bakambuka inyanja itukura, ariko Farawo n'ingabo ze zose bakagwamo. Abisirayeli bambuka inyanja itukura bakagera hakurya bakaririmba. Indirimbo baririmba irimo amagambo akomeye, irimo gusingiza Imana no kwerekana ko Imana izaza ikarwanira ubwoko bwayo irwanya ikibi kugira ngo abantu bongere biyunge nayo. Irimo kuvuga uburyo Imana ariyo Mana, nta yindi Mana iriho, kandi abantu ariyo bakwiriye gusenga, ndetse ishaka ko babana nayo, ikaba Imana yabo nabo bakaba ubwoko bwayo. Aha turabona Imana isoza isezerano ry'uko yabwiye Aburahamu ko ubwoko bwe, urubyaro rwe, izarukura muri icyo gihugu ikarujyana mu gihugu yamusezeranije. Aha tubona Imana yatangiye gusohoza amasezerano yabwiye Aburahamu ko urubyaro rwe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja ndetse n'inyenyeri zo mu kirere, kandi izabaho igihugu. Urubyaro rwamaze kuba rwinshi, ndetse irimo irabakura no mu gihugu cya Egiputa ibajyana mu gihugu yabasezeranije cy'i Kanani. Bambuka inyanja itukura bakagera mu butayu mu gice cya 16 kugeza ku gice cya 18. Haberamo ibintu bitandukanye n'ibyo twari turimo tubona muri kino gice. Aba bantu batangira kwigumura ku Mana no kwitotombera Imana ndetse na Mose, kuko bari bakubiswe n'inzara n'inyota n'urugendo rwo mu butayu. Bagatangira kuvuga bati, Mose, ubundi watuvaniye iki muri Egiputa ko twari twimereye neza tutaburaga ibiryo? Batangira kwifuza igihugu bavuyemo, igihugu barimo bajyanwamo, batangira kutakishimira, batangira kwigumura kuri Mose ndetse n'Imana. Ahangaha bihita bituma twibaza tuti, ese aba Bisirayeli b'imitima yabo ntimeze nk'uwa Farawo? Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu bwoko butangiye kwidurumbanya, ariko Imana mu buntu bwayo ibaha ibyo kurya, ikabaha ibyo kunywa, igakomeza kubabera Imana nk'uko yabibasezeranije. Ahangaha dukomeza kwibaza uru rugendo rutangiye kuzamo kwijujuta no kuvuga Imana nabi ndetse na Mose, ni gute ruza kurangira? Reka tuzakurikire igice gikurikira cya 2 cy'iki gitabo, guhera umutwe wa 19 kugeza ku mutwe wa 40.